Yesu nashimwe bene data, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Reka tuganire kuri iki kintu cya siporo. Nanone hari igihe nigeze gukora ikiganiro kivuga kuri siporo ndetse na filime, ariko reka twongere tuganire kuri iki kintu cya siporo. Gusa mbere na mbere mbanje kubashimira ko mwakoze subscribe, mudukurikirana uko bwije n'uko bukeye. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Mbashimiye ko mudutera courage, bamwe bakambwira bati kutari gushyiraho video. Ntago meze neza, maze iminsi ndwaye, niyo mpamvu ibintu by'amagiripe ntago bimereye neza, ariko turashima Imana ko tugihumeka. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Hanyuma ndabashimiye rwose ko mwakoze subscribe, kandi twibuke no gukanda kuri like niba wabikunze, ushyigikiye ibi biganiro, jya ukora like. Amahoro y'Imana nabane namwe. Hanyuma biravugwa ko kuri umukino wa APR ndetse na Rayon Sport ejo bundi bakinira igikombe cy'amahoro. Murabizi ko APR yatsinze Rayon 2-0. Hanyuma ikintu cy'agatangaza kirimo rero ngo kugira ngo ni amakuru yavuye ngo mu ikipe, byanyuze kuri radiyo Rwanda, abanyamakuru nibo babivuze mu rubuga rw'imikino. Ya match ya derby finale y'igikombe cy'amahoro, umwe muri abo bakinnyi ngo yatanze amakuru kuri Mukeba. Yego, makuru bari gukora ama analyse. Oya ubishinjwa, baganira. Ngiye navuze ko ntavuga izina. Ubishinjwa ni Bolenga. Atanga amakuru kuri Mukeba ya tactique bazakoresha, abakinnyi bazabariye, abatazari n'ibiki. None ngo birenga ibyo bigera no kuri Mwarimu wari uri kubafasha match. Mwarimu ubwo byumva, Mwarimu nuko abantu badashaka kubyumva bakaca hirya no hino, ariko Mwarimu n'umupfumu sinjye bizanye nanjye navutse mbisanga n'abarozi baba mu mupira n'abarozi ba match. Urumva umurozi wagombaga gukorera Rayon Sport nawe ngo aramutanga, ngo ni umurozi ukomeye cyane wo mu Kongo. Aramuvuga amena ibanga, amubwira Mukeba. Akibwira Mukeba biburizwamo, ngo amubwira Mukeba, ubwo batanze amakuru bavuga ko Mukeba yahise ahindura match. Urumva akahita ajya ngo ku ruhande ngo rwa Mukeba. Ayo makuru ngo murozi, ayo makuru yahise ahindura boss. Ayo makuru urumva uwo Mwarimu akomoka mu gihugu cy'u Burundi. Umuntu ngo mu Burundi w'inshuti y'abareyo hafi cyane, ngo niwe wabahaye ayo makuru. Aravuga ati wayitoje cyangwa ikiniye, na ibyo byihorere. Urumva no muntu uri aho hafi, ni inshuti ya hafi cyane. Urumva aravuga ati nyamuneka mutangatange kuko Mwarimu aragiye kumeze gutya na gutya. Ubwo baje gukora iperereza, ngezo ni zandani nakuye mu ikipe. Baje gukora iperereza basanga ni umwe muri abo bakinnyi Mwarimu ro muvuga watanze iyo makuru. Ubwo rero niyo mpamvu nakubazaga imbere, navuga nti umenye impamvu umutoza Rwaka yafashe iyo myanzuro. Bavuga bati amakuru twakuye mu makipe nuko hari ngo kugira ngo itsindwe ngo hari umupfumu ngo APR yapepuye, ngo yapepuye Rayon. Ni ukuvuga ngo umupfumu wa Rayon yarabacitse nyine ajya ku ruhande rwa APR. Ntawamenya niba ari byo cyangwa atari byo, ni amakuru aba hwihwiswa gutyo ari aho ngaho. Ariko bene data, ni kenshi bikunda kuvugwa ko ibintu bijyanye n'imikino bizamo abapfumu. Hari n'igihe byigeze bibaho APR ijya gukina mu mahanga, barangije
ihangana n'ibijyanye n'abapfumu rwose barayitsinda, ariko igeze mu Rwanda iyo kipe nayo iratsindwa kubera nyine ubwo ibijyanye n'amarozi byari byavuyeho nta bihari. Ubwo rero ni kenshi ibintu by'amarozi bivugwa n'abapfumu bivugwa kenshi mu mupira w'amaguru, ariko wowe mukristo ibyo wabyumva ukumva ni ibintu bisanzwe biri aho ngaho, ugakomeza rwose ukabyishimira, ugakomeza ugafana, ugakomeza ukiterera hejuru ngo ikipe yawe yatsinze, ugafata rwose gahunda yawe ukavuga uti ubu ngiye gufana ikipe yanjye, nawe ukirirwa ukoma mu mashyi ubyina. Ubwo bwami urimo ntabwo uzi umwami ubuyobora mwene data, ukwiye kubitekerezaho, ukwiye kumenya ko ubwo bwami urimo umwami ubuyobora, uwo mwami n'uwo ukorera baratandukanye. Cyokoza niba utari umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru ho komeza ubijyemo, ariko niba ubirimo ube maso, witondere ibi bintu by'imipira, ubyitondere, ubigenze gakeya, ugendemo gakeya. Niba ukunda filime ziteye ubwoba, filime z'urukozasoni, kandi ukaba uri umukristo, nakugira inama yo kugenza make ibyo bintu ukabireka, kuko ni gahunda yo kugira ngo Satani akomeze yarangaza abagenzi, abakuremo imbaraga, ku buryo ni cya gihe ibintu bizajya biza tuvuge ngo ntacyo bitwaye, tujye tuvuga ngo ntacyo bitwaye, ari ryo jambo umukristo asigaranye. Niba haje gahunda batokereka abatinganyi nabo bakwiye, ni abantu nk'abandi, ni ibiremwa by'Imana, nabo bakwiye guhabwa umugisha nk'abandi. Tubakire mu madini, mubakire mu madini, nawe uvuga uti ntacyo bitwaye. Iryo jambo ntacyo bitwaye uri kumva ari ibintu bisanzwe, ariko byaje gake gake wakira imbaraga zimeze gutyo, gake gakeya, uko wagendaga ureba ayo mafilime, uko witabiraga ibyo bintu by'imikino, ukaberwa gukina imikino idafite gahunda, uko wicaranaga n'abakobanyi, kuko ijambo ry'Imana muri Zaburi ahatubwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka ngo niyo yishimira ku manywa ndetse na nijoro. Rero niba ni ku manywa na nijoro ugomba guhora wishimira amategeko y'Uwiteka. Rero niba wowe ku manywa na nijoro ahubwo uhora wishimira urubuga rw'imikino ndetse no guhora utega amatwi, ujya ureba agafilime gashyashya kasohotse akaba ari we bakabarizaho, icyo gihe inzira urimo ntabwo uyizi, Satani nagutera ntuzamenye igihe yagutereye, uzagwa mu mutego wa Satani kandi nta kuwikuramo bizakugora, kuko agenda agukuramo imbaraga gake gake mu buryo utazi. Ariko nkugiriye inama nakubwira ngo hunga mwene data, hunga kandi rwose wirinde, ube maso, Imana yacu itugirire neza. Reka dusoreze hano, ariko ubitekerezeho nk'umukozi w'Imana, nk'umugenzi ugana mu gihugu cyo mu ijuru, bitekerezeho urebe niba inzira urimo, inzira uhagazemo ari iya nyayo, niba Kristo akiri kumwe nawe, hava utazibeshya ubugingo, kandi ntabwo utazibeshya ngo izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo ntaririmo. Yesu aduha